wenda kubaza nka Kayikwamba muhinama icyakorwa ni Kayikwamba reka nongeye gusobanurira icyo nashaka kuvuga ntabwo Kayikwamba asaba atanga solution asaba ibihano arasaba u Rwanda yuko ruhabwa ibihano ariko nka leta arasaba u Rwanda ko responsibility leta bafite responsibility ku baturage babo bahe HFM M23 niyo kurega u Rwanda niyo responsibility bafite meye bari gukora buri munsi se reka turenge ikijyanye no kurega ku Rwanda twizere ko arya buri yahagira igihe cyo gusohora ibyemezo bya UN barabisora ariko dushingiye ku cyemezo 2773 Kayikwamba arimo arasaba yuko ngo gikirwa mu bikorwa uko cyakabaye kose ariko impamvu kitakizwe mu bikorwa nuko kirimo inenge yego niba umuntu wavukiye nose Corneille Nanga buriya ni umunyarwanda Corneille Nanga Bertrand Bisimwa se ni umunyarwanda erega nibemere yuko n'abandi erega iyo bavuga gutyo iyo uvuze nk'abo babiri uhita ukekereza ko abandi bo bashobora kuba abanyarwanda n'abandi ntabwo ari abanyarwanda ndavuga ko bavuga ko ayo mazina ya Corneille Nanga ni Rwandofone kuba ari Rwandofone dore nko kuri Mbonimpa ntabwo ari umunyarwanda ubwo ni izina ryitiranwa wenda nka mukuru wanjye witwa Mbonimpa yego ukagira ngo no ni umukongomani tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Tubahaye ikaze inshuti za Bwiza TV na bwiza.com aho mudukurikira muri hose. Uyu munsi ndi Abdallah Jean Pierre kuri micro, uri kumwe na Vincent Habumugisha. Yego tukaba tugarutse kugira ngo tuzunguruke mu makuru ari kuvugwa muri ako karere, ariko cyane cyane turaza kwibanda muri Kongo Kinshasa. Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi. Kongo Kinshasa ni ikiguri cy'amakuru. Ni ikiguri cy'amakuru yaba meza yaba mabi. Yaba meza yaba mabi. Amabi ngira ngo ari kugenda ajya ku ruhande cyangwa se nibwo yaza. Ari kugenda yimuka mu burasirazuba bw'Kinshasa. Agenda gani Kinshasa. Anyuze ikatanga. Anyuze Karemi Katanga gutyo. Vincent nyemera rero twinjire mu kiganiro tunyura mu makuru avugwa mu byerekeranye n'urugamba. Ubu rugeze ku rugamba rwa diplomasi. Ni urugamba rwa diplomasi rutoroshye ariko bidakuye uko no kuri tele bimeze nabi. Yego diplomasi rero i Washington ejo bundi hasinywa amasezerano, hakimara gusinywa ubwo byakurikiwe no gufatwa kwa Uvira. Ubu ngubu rero abadiplomate bari kwicara i New York bakavuga bati ndashaka kuvuga muri Conseil de Sécurité u Rwanda na FCM3 nibabambwe. Kuki se amasezerano ya Washington yahuza n'ifatwa rya Uvira hari aho bihuriye? Oya, nuko asinywa n'ubundi barwanaga. Nyuma yaho Uvira yafatwa. Mbere yaho ni barwanaga. Urashaka kuvuga ngo atarasinywa mbere yaho ni barwanaga? Ndifuza kumenya impamvu ubihuza. Nihe bihuriye? Ko mbona nje abasinyaga n'abantu babiri.
abantu babiri ariko ASM 23 nirimo. oya ariko ni abantu babiri basinye bavuga ko bagiye gusinya amahoro. Barasinya amahoro kubibareba, ntabwo basinya amahoro kubireba yego undi. yego Kuko urabona niba niza amategeko muri kaminuza, kontra ikivuga, yego iyo usinye kontra igira ingaruka kuri wowe, ntabwo ishobora kugira ingaruka ku ntabwo wundi. igira ingaruka kuri third person, kundi muntu. yego Third party rero AS ni third party, yego ni urundi ruhande rudafite icyo rwasinye mwari amasezerano, kandi ntabwo ASM 23 ihagarariwe na Kinshasa cyangwa ngo ihagararirwe na Kigali cyangwa leta zunze ubumwe za Amerika zihagarariye. yego Sinibaza impamvu bihuza rero uvuga ngo intambara yarakomeje kandi Washington yasinye. yego Genda wabinyumvisha neza aho bihuriye. ubwo navuze nka Kayikwamba. Wowe uravugira Kongo. ndi kuvuga nka Kayikwamba. Wabaye Kayikwamba Teresa Wagner. Umfate nkaho ndi New York ndi muri Conseil de Sécurité. Uvugira Kongo. Ndi kuvugira Kongo, ndi kuvuga nti dore ngewe. Ufite uburenganzira bwo kuvugira. Le peuple congolais. Le peuple congolais a cherché la paix. Ils ont cherché la paix mais uretse ntugaci mu ijambo Teresa Kayikwamba. Le peuple congolais a cherché la paix. Il a négocié. Il a signé. Mais il n'a pas ratifié. Aha, ndashaka kugira ngo rero gusinya amasezerano ya Washington ntazabe nko kubona le peuple congolais comme faible. Ayo ni amagambo ya Teresa Kayikwamba. Ariko ubwo wowe ukavuga uti urumva amasezerano urayasinya nibyo, wamara kuyasinya ariko uranayemeza mu nteko ishinga amategeko. Uzarebe nk'u Rwanda biriya byose basinyanye babishyize no mu nteko ishinga amategeko irabyemeza. Wateye ijisho se muri Kongo niba ariko bigenda? Kongo ntago bigeze babyemeza, kandi ndashaka kuvuga ko warebye niba amategeko yo muri Kongo avuga ko itegeko amasezerano y'impuzamahanga cyangwa hagati y'ibihugu agomba kunyuzwa imbere ya parlement. Agomba kunyuzwa imbere ya parlement, imitwe yombi kayemeza kugira ngo abe yagira agaciro mu gihugu. Akagaruka kwa president kugira ngo ayemeze. Kuko amasezerano mpuzamahanga kenshi bashobora kuyasinya ariko bakirengagiza ibiteganywa n'itegeko nshinga. Yego. Kugira ngo rero ayo masezerano agira agaciro, nuko abashinzwe kureba yuko itegeko nshinga ryubahirizwa ndetse n'andi mategeko nabo bagomba kureba nyirizina ibyasinywe. Yenda twere kubitindaho tugaruke ku cyo wavuga. Ubwo reka tubitindeho cyane kugira ngo ufate iyo position nashaka. Iyo position numara kwifata ndagira ngo menye ngo ese buriya kuki noneho Teresa Kayikwamba nari mpagarariye hano uvugira hano muri iki kiganiro, kuki ashyira ibiri muri amasezerano New York kandi azi neza ko ataremezwa? Icyo nabonye ni ikibazo, hari n'umuntu nabonye wabimubwiye w'umunyamakuru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umuhanga mu mategeko, mu itegeko nshinga, umukonstitutionaliste. Yaramubwiye uti biragaragara yuko utametiriza amategeko ya Kongo. Ati ibyo usobanura kenshi na kenshi ubisobanura ukoresheje ibyo ku mihanda, utarebye mu by'ukuri ibyo amategeko ya Kongo atekereza cyangwa ateganya. Niba Kongo iha agaciro Accord de Washington, yagakwiye kuyiha agaciro ibanze ikabibwira n'intumwa za rubanda. Kuko intumwa za rubanda nyinshi nagiye mbona zivuga ko zitazi bikubiye muri Accord de Washington, kandi uburyo yakozwemo mu by'ukuri batabyishimiye. Byakozwe mu buryo bwo guheza. Ibyo guheza abagakwiye kuba babafasha kubishyira no mu bikorwa. Hari amategeko buriya Kongo igiye ifite menshi, ariko iyo yegeranyije ukoze ku coincidence n'amasezerano basinye, ubona bigenda bivuguruzanya. Byari byiza yuko rero bafata ari amasezerano Washington bakayacisha mu nteko ishinga amategeko, imitwe yombi bakareba niba nyirizina akonfrota n'amategeko yabo. Noneho bamara kubona bikonfrota bakemeza yuko bagiye kuyakurikiza, n'ikindi gihe cyose bazajya bayavuga. Kubivuga batari babikora gutyo, mu by'ukuri abavuga ibyo adafitiye ubushobozi. Yego. Vincent ndagira ngo tutsindagira akitso kuri ako kantu. Ibintu Vincent wowe uzi nanjye nkaba mbizi, tuziranyeho twebwe bato on est même pas partie du peuple congolais, turi abanyarwanda. Abari abantu bahagarariye Kongo Kinshasa ntibabizi, niba babizi koko ko ari uko bigomba kugenda, babikorera iki, bifite inyungu ki gukora ikintu nk'icyo?
hari ibintu buriya abanyepolitike bakora mu buryo bwo guhuma amaso abandi. Buriya babikora kuriya kuko barabizi, kandi ndabizi abarimu benshi banyigishije n'abakongomani muri kaminuza kandi bametiriza amategeko. Ntabwo babura kugira leta yabo inama ku buryo bakora ibyo bakwiye gukora. Babikora kuriya kugira bavuge ngo twebwe ntabwo nk'inteko ishinga amategeko ibi bintu tubizi, ntabwo bikwiye gushyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu ubona kuri tere batayashyira mu bikorwa n'amasezerano, kuko nyine ntabwo inteko ishinga amategeko yayemeye. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari imposable, ntabwo ari, nta force afite obligatoire afite. None reko uhagarariye u Rwanda muri ONU iyo abazwa ibyerekeranye na Washington, u Rwanda rwarabyemeye kandi rwabinyujije no mu nteko ishinga amategeko. Urabizi, ariko kuki atibutsa ati kuki mutaremeza amategeko yanyu? Buriya ntabwo bibibukiriza hariya mu gihe cy'inama yiga ku bibazo bindi, ahubwo hari baba bafite banahurira bakabibibutsa, bakababwira ati dore ibyo mwagomba gukora ibi n'ibi ntimwabikoze. Ntacyo niba mushaka kubishyira mu bikorwa kuriya, nimubifate mubishyire mu bikorwa, izindi ngaruka bizateza ntimuzazitubaze. Ariko icyaba cyiza ni uko mwabinyuza mu nzira zikwiye kunyuramo. Igihugu cyaba gifite uburenganzira bwo kwegizija execution y'amasezerano cyo kitaremera. Igihugu iyo cyasinya amasezerano n'ikindi, icyo gihe biba byabaye itegeko. Igihe icyo ari cyo cyose wasinya amasezerano, kuko riba ari itegeko, igihugu kibona yuko utabishyira mu bikorwa ibyo wiyemeje, gishobora no kukureka. Utararatifiya iryo amasezerano, ndashaka kuvuga utaracisha imbere ya parlement iryo tegeko ritaremezwa. Iyo protokole yabo niyo badashaka kuyikora, twebwe ibyo twagombaga twarabikoze. Icyo gihe twebwe nk'u Rwanda, meme sinavugira u Rwanda, ndavuga nka simple individu. Uyavugira n'u Rwanda we hagana hose ko nakubwiye ko ndi kuvugira Kongo nka Teresa Kayikwamba, we baba Olivier Nduhungire cyangwa Martin Ngoga. Yenda baba baguhaye ubwo burenganzira wowe. Oya, ndabwihaye. Babishaka babumana. Ndabwihaye. Nibyo nakubwiraga, mu gihe cyari cyo cyose igihugu cyasinya amasezerano n'ikindi gihugu, igihugu kigakora ibyo kigomba gukora, gifite uburenganzira bwo kubaza icyo gihugu basinyanye amasezerano impamvu badashyira mu bikorwa ibyo basinyanye. Zira protokole zindi ko batazikora, u Rwanda runafite uburenganzira bwo kubabaza ngo kuki mudakora ibyo mukwiye kuba mukora kandi twarabisinyanye. Zira protokole reka nazo nigeze numva hari umwe mu bayobozi mu Rwanda, ari mu nteko ishinga amategeko n'ubundi umutwe wa Sena, ni umuconstitutionnaliste nawe, avuga ati Kongo biriya bintu itari gukora bizayigiraho ingaruka. Bizayigiraho ingaruka kubera ko mu gihe idashyira mu bikorwa inshingano ifite muri akoro do Washington, u Rwanda ruzabibabaza, Amerika ibibabaza. Nkeka ko impamvu itabicisha wenda imbere ya parlement iteganya kuzabishyira mu byondo ikabirambika igakandagira ikati nta nicyo bivuze. Kubikora nyine nibyo nakubwiye ngo ni amanyanga ya politike. Baba baravuga bati twebwe abaturage bacu ntago babizi. Urabizi ko abaturage bagiye banarekarama bakavuga bati nimutubwire ibyo mwasenye. Nabonye na Martin Fayulu ejo bundi avuga ngo Perezida Kagame yashutse Perezida Tshisekedi yemera gusinya ari amasezerano. Ntabwo ari Fayulu gusa, n'abandi harimo n'abazungu nabonye bafite umujyo nkongo wo kugaragaza ko Kongo Kinshasa yashowe muri deal itakagombye kujya. Ariko ntabwo ngiye ariko mbibona, kubera yuko itsinda rigari nabonye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yajyanye Washington ejo bundi yajyanye 135. Abo bose ntabwo bayobewe ibiri mu masezerano, ntabwo bari bayobewe n'ubwenge bwo kuba babyemera cyangwa batabyemera. Umugabo witwa Pero Ruwara, uramuzi? Pero Ruwara ba mu bubiri by'umunyamakuru. Yagaragaje abo bantu bajyanywe 135, arangira avuga ati aba bantu nawe barebe koko. Ati aba bantu ni bantu bwoko ki bari mu ibinyamakuru by'amafutifuti ati nta kigenda cyabo. Reka tuvuge ku ngingo za New York. Ejo kari kabaye u Rwanda rwaricaye barusabira n'ibihano byinshi cyane. Bimwe mu byo basabiye u Rwanda comme sanction, bavuga ko u Rwanda rutagomba kongera gutumiza gufatirwa mbarigo mu ntwaro ndetse no gucuruza amabuye y'agaciro, n'amabuye yaho akajya agaragazwa ahantu avuye yuko ibi amabuye aturutse mu Rwanda ntiyemerwe. Ndetse n'ingabo z'u Rwanda ntizongere kwemerwa mu butumwa bw'amahoro bwa UN. Ntabwo ngiye mbibona nk'ikintu gifite agaciro, kubera yuko ni Teresa Kayikwamba bivuze, yavuze utuntu tugera muri 5 asaba, harimo ibyo ngibyo by'uko u Rwanda rukwiye gusabwa gukura ingabo zabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
bakwiye gufatirwa ambarigo ingabo z'u Rwanda cyangwa polisi mu kujya mu butumwa bw'amahoro bwa UN, bakwiye kubafatira ambarigo mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no kugura intwaro. Hari ikindi kimwe ntari kwibuka, ariko ibyo byo twabonye ikijyanye na ambarigo ku ntwaro. Intwaro ngo zigomba kubuzwa, bagomba ko amabuye agomba kubuzwa abasirikari bacu kujya muri Nations Unies. Ikindi ngira ngo ni gikira nibyo ngibyo by'ingenzi ko tuvuge kuri ibyo ntacyo. Yego, ariko njyewe uko mbibona ntabwo Kayikwamba ibyo yavuze na sanction n'ibihano. Na sanction nicyo cya gatanu. Ntabwo ibyo Kayikwamba yavuze njyewe mbibona nk'ibintu byashyirwa mu bikorwa kubera ibintu bitatu. Icya mbere, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifitanye ibiganiro na AFC M23 nk'abanyekongo. Ibyo bakwiye kuba bashyira mu bikorwa, yaba Kongo yarabyubahirije, ntabwo ibivuga ibyo iri kuvuga ubu ngubu. Ikindi, harimo ibintu bikomeye cyane cyane mwabira basinyanye muri Declaration de Principe na AFC M23. Cessez-le-feu iyo bayubahiriza ntibagabe ibitero kuri mu birindiro bya AFC M23, ntabwo Uvira iba yarafashwe. Kandi biriya byose Kayikwamba ari kuvuga, ari kubivuga bitewe n'ifatwa rya Uvira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo bakurikiza inama ya EAC na SADC, inama babahaye, bakababwira ati mwebwe nimukemura ibibazo mufitanye na AFC M23, ibibazo mufitanye n'u Rwanda bya diplomasi mubikemure ku ruhande. Ibyo nabyo inama bagiriye bazikurikiza, ntago kugera iyi saha abavuga birabira. Ibyo byombi binakurikijwe ntago birasaba byashyirwa mu bikorwa. Ikindi, UN ifite MONUSCO iri hariya. Biriya bihugu bikomeye cyane, Ubwongereza, Abafaransa, Ababiligi n'Abanyamerika bafite abambasaderi hariya. Nta n'umwe warerekana ikimenyetso ngo dore abasirikare b'u Rwanda ngaba baromotse. Amerika imbere ya Nations Unies muri Conseil de Sécurité yemeje ko ifite ibihamya bigaragaza ko u Rwanda rwinjije muri Kongo intwaro ziri sophistiqué zafashije zitabasha kumvikana cyangwa zifite imikorere igize imikomeye yo ku rwego rwo hejuru, ngo zikaba ari nazo zanafashije AFC M23 mu gufata Uvira. Ibyo rero ibyo nashaka kuvuga, okawu mu by'ukuri izo information zaba zihari ziganisha mu kuba ubusabe bwa Kongo Kinshasa bwahabwa agaciro. Ntabwo bwahabwa agaciro kubera kimwe cya gatatu nengeye kubwira. Cour pénale internationale ifite icyicaro iraho ubu ngubu, ifite igisata kiburanisha ibihugu crime d'agression byemejwe muri 2010. Ari u Rwanda rubyemera. U Rwanda ntabwo rurimo, ariko crime d'agression uko byagenda kose kuba rwaba rutarimo rwacirwa urubanza. Hari competence universelle nubwo waba utari membre ya rukiko ku buryo bakurega. Ku buryo bakurega mu gihe wakoreye icyaha, membre y'urwo rukiko bagakwiye kuba batanga ikirego, bamara kugitanga bashingiye ku ibyo bimenyetso bavuga, u Rwanda rwahamwa n'icyaha bakabona bakuvuga biriya. Hari urubanza nagira ngo musubize inyuma ku ntambara yabaye muri Kisangani. U Rwanda rwararezwe hamwe n'Ubugande, u Rwanda ntabwo rwigeze ruburana kuko nyine le Rwanda a soulevé l'incompétence ya juridiction bari baregeye, kandi urukiko rwideklara incompétent. Ariko hari urundi rukiko rwa Afurika. Ejo bundi nabonye Kongo yareze u Rwanda, bagakwiye kuba bategereza bakareba niba hari igisubizo kivamo, bakabona kuvuga biriya barabivuga, nabyita mu Gifaransa anticiper, barabivuga mu buryo pour l'anticipation, no agir avant que la décision du tribunal bishobora no kubikora pour influencer la décision ya juge. Icyo rero cyo nkubwira, ibyo bikore bitatu mbishingiye kuba iri accord de Doha batorubahirije ibyabarebaga cyane cyane cessez-le-feu. Icyo ni ikibazo gikomeye kuri Kayikwamba ndetse n'abavugira. Niyo mpamvu ndakwiye kuba yakiza u Rwanda. Nibyo asaba ku Rwanda rwakwiye kuba rukorerwa bitashyirwa mu bikorwa kubera iyo mpamvu. Ya kabiri, inama bagiriwe na EAC na SADC bateranye kuba batarayubahirije nabyo, iyo nayo ibinzitizi ituma ibyo basaba ku Rwanda bitakubahirizwa. Icya gatatu, kuba hari urubanza bafite kandi bagomba gutegereza bakareba, gutegereza nta cyemezo kiravamo. Ntibakwiye kuvuga ibyo urubanza rwagakwiye kuba rutegeka cyangwa urukiko mu gihe bo
batari batameze nk'urukiko ngo bagire ibyo bemeza mbona icyagakwiye kuba gikorwa huko kuko basinye amasezerano babishaka bagakwiye kuba bayashyira mu bikorwa bakareka kurasa mu za mikarati za mikenge n'ahandi bakareka kurasa M23 bakubahiriza agahenge noneho bakareba yuko AFC M23 ibataka gufata ibibazo bya Kongo bagashyira mu Rwanda ni ugufata umutwaro wabo bakawukorera u Rwanda mbona nta kintu gihari cyagakwiye kuba gishingirwaho kuba ibyo basaba byahabwa agaciro si Kongo Kinshasa gusa Uburundi uhagarariye Uburundi nawe muri Nations Unies yashinje u Rwanda kuba rwarafashije AFC M23 ariko ko au-delà y'ibyo ngibyo nabwo rwo rwarashe kuri territoire y'u Burundi ndetse ngo rukaba rwarangije rwarakomerekeje umugore n'umwana we n'umwana umwe yego ibyo byo byagwa neza igihugu cy'u Rwanda katubyumve neza yenda dukoresheje ijwi rye yego kugira twumve neza ibyo yavuze noneho turabisubiza dukoresheje userukira u Rwanda muri UN kuko nibyo biraza kuduha igisubizo cyiza mu buryo bufatika. Dans la commune de Chibitoke, blessant une femme et un enfant. Nous considérons cet acte comme une provocation grave et une manifestation d'une attitude belliqueuse que nous condamnons fermement. Je tiens à être clair. La retenue a des limites. Si ces attaques irresponsables devaient se poursuivre, il deviendrait extrêmement difficile d'éviter une escalade directe entre nos deux pays. Le Burundi ne pourra pas tolérer les violations répétées de son intégrité territoriale et se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le Burundi reste un partenaire fiable. aho icyo twavugamo awe arasobanura neza yuko ingabo z'u Rwanda zarashe ku butaka bw'u Burundi hakomereka umugore n'umwana ati kandi ati bimbivuge mu magambo asobanutse neza Uburundi ntibushobora gukomeza kwihangana ati kwihangana bigira nabyo aho bigarukira ati bivuga ko dushingiye ku ngingo yavuze 51 Charte des Nations Unies ati Uburundi bushobora kwitabara ati kwitonda bigira aho bigarukira aho u Rwanda ntiruri mu kaga icyo avuga iyo biramuka bibaye byo yego icyo avuga byari byo yego ashingiye ku ngingo 51 ya Charte des Nations Unies Uburundi bufite uburenganzira bwo kwitabara iyo biba byo koko u Rwanda rukaba rwararashe ku butaka bw'u Burundi ariko par contre sibyo nyibutsa neza ukuntu hari ibimenyetso utabizi ukuntu abantu bitabara arya ibyo kwitabara bisaba kubanza kunyura muri oni iyo umuntu aguteye nk'igisasu utegereza inama ya oni ngo ibe cyangwa uritabara ukazabisobanura muri oni iyo habayeho kukurasa ntabwo utegereza inama y'UN kwiba ariko yavuze ngo nibyongera dufite uburenganzira bwo kwitabara dukoresheje ingingo ya 51 ya Charte des Nations Unies no kubanza kubimenyesha buriya ni nko guhuruza ati uyu muntu niyongera kunsagarira nzabikora gutyo turi kureba tukabona yakongera ariko nyumve iyo biramuka byarabaye ko u Rwanda rukabarasa yego ntabwo bari gutegereza yuko iyi kongere muri Nations Unies iba bari bitabara ako kanya ariko nibyigeze biba hano kubivuga impamvu batitabaye nuko bitabaye reka twumve u Rwanda rutingwa iki u Rwanda Martin Ngoga nawe ntabwo u Rwanda bura ntabwo rurya iminwa Martin Ngoga nawe yagize icyo abivugaho kandebe kuko yahise abasubiza yego urumva u Rwanda narwo iyo ruri hariya ruba rufite uruhagarariye agomba kugira icyo avuga kugira ngo isi nyirizina imenye ibiri kuba niba ibyo ari kuvuga ari ukuri cyangwa atari ukuri kuko iyo bamureka agakomeza akavuga wari kugira ngo kuko ibyo avuga ni ukuri kandi nta kuri kurimo katwumve Martin Ngoga icyo avuga. Just wanted to clarify that Rwanda is not waging war against the Republic of Burundi and has no intention of doing that.
To the contrary, there has been an attack from the territory of Burundi to the area of Bugarama in Rwanda, and in some parts of the DRC, resulting into refugees coming to Rwanda. I believe the UNHCR is already involved in that process. So I wanted to make that clarification. Ati ndagira ngo nongere nemeze ko u Rwanda rutigeze rugira ubushake bwo kugira Burundi nk'umwanzi cyangwa se nko kurwanana n'u Burundi. Ati ahubwo Burundi ahubwo nibwo bwarashe mu Rwanda. Ati u Rwanda ntabwo rwigeze rugira intention ubushake bwo kurasa mu Burundi. Yego. Ati kandi ntabwo twigeze dutekereza. Yego. Nta nibyo tuzatekereza. Ati ahubwo Burundi nibwo bwarashe mu Rwanda burasa mu Bugarama. Yego. Ati kandi bunarasa no muri Kongo cyashaka. Ati burasa no muri Kongo hazi impunzi nyinshi ziva Kamanyura ziza mu Rwanda. Ibarabivuze ariko wowe ko ari kuri tene Uburundi bwarasiraga iki muri Kongo? Uburundi bwarasaga muri Kongo kuko buhanganye na ASM 23 nk'igisirikare cyabo. Urumva bafashe ASM 23 yakunze kubyerekana ko bakoresha base militaire zabo ziri Bujumbura cyane cyane ikibuga cy'indege. Force zari ziri force z'u Burundi zari ziri muri Kongo Kinshasa ntabwo zari zifite capacité yo kurasa force za AFC/M23 zavansaga zibagana. Urumva ukuntu byari bimeze. Force barasaga niri muri Kamanyura. Yego. Force barasaga rero kuko umuntu wariza Gatogota cyangwa za Ruvungi ntiyari kubasha kurasa Kamanyura. Yego. Bo yifashishije ingabo zabo, imbunda zabo zari zabo bitaba Inyange mu Rugombo. None batangira kurasa Kamanyura kuri Mongomo. Bayireba neza. Ni nacyo cyatumye kurasa wa musozi wa Mongomo barasa no mu Rwanda. Yego. Ku bwanjye navuga yuko barahushije impamvu n'u Rwanda rutasubije. U Rwanda rwabonye ko ari bare perdi cyangwa bombe perdi. Ari ubushake atari ubushake. Nubwo yenda Martin ngo bivuga ati twebwe nitwe barasha kuko ntabwo twigeze tubarasa. U Rwanda nirwigeze rubasubiza kuko buriya abanariza ibintu byo mu mutekano bafite ubundi bumenyi buhagije. Isasu iyo riguye umenya ko ryaje babishaka cyangwa batabishaka. Bashobora kubibona yenda bitewe na tageti. Bensa igihe umaze kuri tele umaze kumenya ubumenyi bwinshi cyane bugerekeranye n'isasu. Ko ari bare perdi cyangwa ari ibintu wakoze d'une façon intentionnelle. Yego. Ibi rero bahise bamusubiza bamubwira ati ntabwo twigeze tugira ubushake ahubwo nimwe mwagize ubushake muraturasa ndetse murasa Kamanyura impunzi ziza ari nyinshi. Ati UN nayo irabizi yuko twakiriye impunzi. Ayo ni amagambo y'uregwa. Reka tujye rero kuba tanga buhamya bari baraho ngaho. Amerika yemeje neza yuko ifite ibimenyetso bigaragara yuko u Rwanda rwose rwaje mari. Sa Amerika yonyine, Ubufaransa nabo bwavuze. Ubushinwa bwarabivuze and so on. Amerika kubivuga ndabisubiza shingiye ku cyo Trump yavuze. Yego. Trump yaravuze ati Kongo yarampamagaye mu mabuye y'agaciro. Ati nagiyeyo. Ati kandi narayabonye. Yego. Yaratubwiye yaravuze ngo Kongo ngiye narangije intambara hagati y'u Rwanda na Kongo. Ati barangije barampamaga ati tubabarire uze tuguhereza twara amabuye yacu. Ati kandi ubu ngo nibyo ngiye ndi gukora. Amerika rero ibyo iri kuvuga ntabwo iri kubyivugisha kuvugishwa n'amabuye. Yego. N'ijambo rimwe iri kuvugishwa n'amabuye. Ibaza no kuvugishwa n'amabuye utandukana n'ukuri. Ntawe ugihuriye n'ukuri. None umuntu uvugishwa n'amabuye ko ashobora kugira kwangiza. Ashobora kwangiza mu gihe uwo avuga adafite ubushobozi bwo kwerekana ibibera kuri tele. Hariya warebye u Rwanda usanga rufite ubushobozi bwo kwirwanaho ku buryo bigaragara rwo kwerekana ibibera kuri tele. Ababonye bari abantu nabo bafite ubushobozi bwo kureba ukuri. Ntabwo bagufite kubera ko bavugishwa n'amabuye ariko igihe kizagera amabuye yere gukomeza kuvuga ukuri gutsinda ikinyoma. Ubwo ni ryari? Ejo cyangwa ejo bundi. Abakongomani nzi ko izo ndi mujye uzumva bavuga ko ngo ukuri ngo kuzana iskariye ariko lokuta yakana essentiel. Ngo ikinyoma lokuta yakana essentiel. Uravuga essentiel. Ikinyoma cyo kiba gifite ikizamura. Essentiel irakizamura. Ariko ukuri kuko nyura kuri iskariye ko iba ari kure. Ariko buri ukuri ku Rwanda ukuntu kuzagera ku gatsinda ni nka kwa kundi mu Gifaransa bavuga ngo en débat jarit la lumière. Yego. Kuriya dukomeza tudiskita ukuri kuragaragara. Yego. Ukuri rero kumeze nk'amazi. Yego. Ntago gupfukiranwa. Yego. Ushobora gufata amazi ugashaka kuyapfukirana ariko akagera agapfumura akishakira inzira. Yego. Uko bigenda kose ukuri ku Rwanda muzakomeza bagupfukirane
bimara iminsi ariko kugaragare nibyo Martin Ngoga yagaragaje. Aravuga ati baravuga yuko u Rwanda rwateye Kongo ariko bakirengagiza ibigaragara biri hariya. Icyambere avuga ati abanyamurenge bari Minembwe, ingabo z'abarundi zarabagose barabarasa amanywa nijoro, ati ibihumbi bigera muri 700 by'inka zabo zarariwe ziricwa. Ati ibyo byose ntabwo miha agaciro. Ati abanyamurenge baratereranywe baricwa amanywa nijoro, barakorerwa ibikorwa bibi. Ati ariko ni mubibona. Yanavuze ati ngiye mubona hangaha, ati iyo ntagira abantu byibura nka 2 cyangwa 3 bavugi ukuri mu gihe abantu bose bari bicayemo hanga nta numwe ashaka kukuvuga. Ati umva narapfuye. Ati ndi resulta ndumwe mu bakesha kubaho kuba abantu babiri barigeze bavuga ukuri. Ati rero ati turi kuvugira abo bantu. Ati ariko mu gihe abantu bose bashobora kuba arahanga bose babizi ko ari ukuri ariko ntibagire icyo bivugaho. Icyo yagaragaje rero hariya yagaragaje ukuri gufatika kandi gushingiye no ku bimenyetso. Niba wa mugani Kongo ivuga yuko batewe, ese baratewe u Rwanda rwabateye guhera Bunagana? Subiza nawe bavuze ko ruvugira Kayikwamba u Rwanda rwarabateye guhera Bunagana. Kongo Kinshasa igaragaza ko AFC M23 c'est une coquille vide. Ibyo urabyizi kuva cyara yuko ce sont des pantins. Noneho ce sont des pantins comme ils ont dit, mais kuki bajya kunegosiya Doha? No, ibyo ndi kubikubwira nshaka kukwereka ko position ya Kongo Kinshasa kuva bitangira yagaragaje ko nta bantu ifite imbere yabo usibye u Rwanda. Ubwo ni nayo mpamvu ntiwibagirwe baravuze ngo ce sont des pantins, ngo ariko uretse kanyuka baramwemera. Ibyo nibyo bavugiye Doha. Ayo ni amagambo bavuga bari ku meza, bari gukina cyangwa bari kunywa akacupa. None se kuki bemera bakajya kuganira nabo bakanasinya na declaration de principe? Kuganira bisobanura kwemeranya yuko bari ku rwego rumwe. Ibyo byo ibiganiro by'Doha bisobanura ko ari abakongomani baganira n'abakongomani. Ariko turabizi neza ko muri Kongo Kinshasa ibivugirwa mu masezerano atari byo bivugirwa imbere ya mikoro cyangwa se imbere y'abaturage. Yego. Icyakorwa n'iki nka Kayikwamba? Kuri Kayikwamba wenda kubaza nka Kayikwamba muha inama icyakorwa n'iki? Kayikwamba reka nongeye gusobanurire icyo nashaka kuvuga. Ntabwo Kayikwamba atanga solution, asaba ibihano. Arasaba u Rwanda yuko ruhabwa ibihano, ariko nka leta arasaba u Rwanda ko responsabilité leta bafite responsabilité ku baturage babo bahe AFC M23 niyo kurega u Rwanda, niyo responsabilité bafite. Meye sibyo bari gukora buri munsi se. Reka turenge ikijyanye no kurega ku Rwanda. Twizere ko arya buri yahagira igihe cyo gusohora ibyemezo bya UN barabisohora, ariko dushingiye ku cyemezo 2773 Kayikwamba arimo arasaba yuko ngo gikirwa mu bikorwa uko cyakabaye kose. Ariko impamvu kitashyizwe mu bikorwa nuko kirimo inenge. Yego. Niba umuntu wavukiye nose Corneille Nanga buriya ni umunyarwanda. Corneille Nanga Bertrand Bisimwa se ni umunyarwanda. Erega nibemere yuko n'abandi erega iyo bavuga gutyo, iyo uvuze nk'abo babiri uhita ukekereza ko abandi bo bashobora kuba abanyarwanda. N'abandi ntabwo ari abanyarwanda. Ndavuga ko bavuga ko ayo mazina ya Corneille Nanga ni Rwandofone. Kuba ari Rwandofone dore nko kuri Mbonimpa ntabwo ari umunyarwanda. Ubwo ni izina ryitiranwa wenda nka mukuru wanjye witwa Mbonimpa, yego ukagira ngo no ni umukongomani. Icyo nashaka kuvuga ko ibyemezo UN ifata biba bihari, ariko n'ibyemezo bisigara mu kabati. Yego. Bitagira icyo bitanga kubera inenge biba byafatwa. Biramutse ari ibyemezo bifatwa mu buryo nyabwo bakurikije amategeko n'amasezerano mpuzamahanga byashyirwa mu bikorwa. Ariko kubera bikorwa harimo akanenge cyane kubangamira uruhande rumwe, nicyo gituma bidashyirwa mu bikorwa. N'ubundi n'ibyemezo bazasora ndabona bizasigara kuri biraho gusa. Kuri ku murongo w'ibyigwa muri ONU harimo no kongera guhereza imbaraga MONUSCO. Ubona MONUSCO itakagombye kuva muri Kongo aho kugira ngo bavuga ngo bagiye kuyishakira ubundi buryo bwo kugira ngo yongere imbaraga. Amapare mbona itakwiye kuhava kuko ntabwo ibyo yaje gukemura yabikemuye, ahubwo yagakwiye guhindurirwa misiyo. Manda ubwo igakora iki? Ubutumwa bwakwiye kuba buhindurwa. Bukaba gute? Babahaye ubutumwa kuko ibyo nabyo byavuzwe muri Nations Unies. Babahaye ubutumwa bwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Yego.
babaha n'ubutumwa bwo kubungabunga amahoro. Yego. Ahubwo mbona bagakwiye ko bahindurirwa ubutumwa niba ubwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro bwarabaneye ikaba iy'ubutabazi. ama organisation y'ubutabazi yarahari, oya nabo baza bagakora ubutabazi bisanzwe ntibakomeze kwitwa MONUSCO. ubutabazi ubwo bwakorwa n'ingabo ni bumeze bute? Ubutabazi bwakorwa baza bakavura, baza bagakora Médecins Sans Frontières wayibonye ko nayo yari hari, nimwe mu batanze ubuhamya, nabo ni bamwe muri abo bagakwiye kuyihuza Médecins Sans Frontières n'abari bari muri MONUSCO bagakora ibikorwa by'ubutabazi. AFC bakayireka n'imbunda ku rutugu, byaba ngombwa ko babaha barinda. Icyo gitekerezo ntabwo ndi kucyumva neza. Ntabwo uracyumva kubera yuko icyerekeranye no kurinda umutekano w'abaturage byarabananiye no kurwanya imitwe. Basabye ko Nations Unies ziha manda ikomeye n'imbaraga zikomeye MONUSCO kugira ngo noneho zishobore kuba zakora icyo twakwita prevention, gukumira bitaraba imitwe ishobora kujya kwangiza uburenganzira bwa muntu, babikore babigireho imbaraga zo kubihagarika bitaraba. Ntabwo gishoboka. Impamvu kidashoboka, MONUSCO ikiri yabanje kwitwarira ngo yitwaga Monique guhera kuri Monique kugera kuri MONUSCO bakoranye n'imitwe yitwaje intwaro mu gucuruza intwaro ndetse no guhanahana mu y'agaciro. Ibyo byonyine byatumye mu mutwe w'abakorompi. Iyo corruption babahaye rero n'ubundi ntiyatuma bakora neza. Niyo mpamvu mbona ubwo butumwa bwavaho, manda ubundi hinduwe ubutumwa babuvuyeho, none bagahabwa indi manda y'ubutabazi irashoboka. Rero kuvuga ngo bagafasha PAMU, bagafasha Médecins Sans Frontières, nibyo byaba kuba twumva twababwira ko wenda bishoboka ko n'izina MONUSCO rishobora guhinduka mu minsi iri imbere, ariko bitaganisha wenda ku butabazi nk'uko babitekereza, ahubwo bikaganisha mu kuba ari force ya gisirikare ifite ubushobozi bwo gukora ibirenze ibyo ukora uyu munsi. Ntago gishoboka. Impamvu kidashoboka unyumve neza, bijanditse mu gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Iyo corruption bahawe na nubo bayihawe baracyarimo. Kuba bakirimo byonyine ni virusi ikomeye. Wibuka ko ituma ubutumwa bwa butagerwa. Wibuka ko bari abantu bashyizweho na Nations Unies. Ndabyibuka ko buriya gushyirwa na Nations Unies bisobanura ko bafite abakomeye bakorera. Nibyo nakubwiye ko Amerika ivugishwa n'amabanga. Wibuka ko noneho abo ngabo bakomeye ibyo bategetse bikorwa. Ubwo nukuvuga ngo rero nibashaka ko iyo manda ihindurwa bazayihindura kubera ko bagifite icyo bagomba gukura muri Kongo kandi abo ngabo aribo bagomba kunyuramo. Icyo nacyo uvuga kirashoboka, ariko icyo natanga ni igitekerezo cyanjye mbona icyatuma uburasirazuba bwa Kongo bugira umutekano. Ndebye AFC 23 mu bicirimo hari naho ibangamirwa na MONUSCO gutuma ishyira ibintu ku murongo. Kuko nagiye mbibona kenshi ku buryo byageze naho bashyiraho itsinda bahuriyeho kugira ngo barebe ko bakorana neza. Ese Vincent wowe kureba guri ubu ngubu ninde wakwifuza mu by'ukuri ko Kongo igira amahoro? Wayifuza n'udafite inyungu mu ninde udafite inyungu muri Kongo Vincent? Nta nyungu mafite. Bakifuza ko ntago njya kureba amabuye yabo. Ejo bundi kuri teresi ho hari gukorera, si wavugaga ko amakuru ari kuboneka ari menshi? Nagaza najyayo kugira ntangariza abantu ibiri kuba. Abura nta nyungu wavanyeyo. Inyungu nuko nabwiye rubanda, ariko personnel nta nyungu yanjye. Iyo nyungu rero ni ituma wumva utekereza kusubira n'ubundi kubwira rubanda kugira se bikomeze. Yego, hari abandi rero bafite inyungu muri Kongo Kinshasa bashaka kwibona buri gihe iri muri ibyo bice, no kuba hari icyo kintu kimeze nka kakofoni. Basinye ibi ejo bakavuga ibi, bakavuga sinye ibyo bifite abantu bifitiye inyungu, ariko mu buryo bwiza. Nubwo mvuga ko mu direct nta nyungu ufite, dini faso indirect ndayifite kuko Kongo iri muri East Africa, iri muri CPGL, u Rwanda rurimo kandi nanjye ni mundi. Igihe Kongo yagira umutekano, dini faso indirect nabyungukiramo. Ariko nk'ibyo wavuze, ntabwo ubundi abanyafurika aribo batuma Kongo itagenda neza, ahubwo ibi bifi binini nibyo bituma Kongo idatekana. No kuba bafite impuhwe zo kongerera MONUSCO manda, ntabwo ari ukugira Kongo itekana, ni ukugira za nyungu zibashe kuba sauvegarde. Mu Kinyarwanda inyungu zabo zitekane. Ntabwo bari kubikora mu buryo
bifuriza abanyekongo umutekano n'amahoro, kuko yaba bifurizaga inyungu umutekano n'amahoro bahaguye kubwira Gisekedi ati abanyekongo bagenzi bawe reba aho bafashe uko hameze, muvugane ukuntu ibyo mwavuganye restauration de l'État, gucyura impunzi, cessez-le-feu immédiat, kurekurima abafunze, mubishyire mu bikorwa, birabafasha gutuma mugera ku mutekano. Tujye hejuru mu kirere, tujye mu kirere Vincent. Ejo Mikenke indege za Mikenke ntabwo ni Mikenke na za Mikarate na Mikarate, indege ayo mazina ajya tugora kuyavuga. Indege zarongeye zirarasa, indege zirarasa ndetse n'abarwanyi b'abarundi bararasa. Yego, nahita kwa Mikenke nk'uko babivuga. Yego, bakoresheje indege. Yego, bakoresheje indege. Nabonye n'uwo bita Rugabo Fidel, n'umuvugizi wa twirwaneho, n'umuvugizi wabo Rugabo, kapiteni Rugabo Fidel, yavugaga yuko n'ubundi bakomeje kubona ibitero bakoresheje drone, babarasa babuza kwidegembya. Kiriya ni kikwereka yuko leta ya Kongo ibyisinya ariyo mpamvu yanga kubiratifiya bimwe twavugaga. Rero ko itazabona uburyo bwo kubyubahiriza. Nambwira rero abo hasi barashe ngo n'abarundi baracyashinga bagahagarara se ni FARDC. Yego, n'abarundi bafatanyije na FDL ndetse n'abacashu. Abo barundi rero ko kibadakurikira abandi, ntabwo bakurikira abandi kubera yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yavuze ko batazava muri Kongo batageze ku ntego bayabajyanye. Bavuga ambasaderi w'u Burundi Ikishasa, nabonye avuga ahakana yuko batazataha, ashingiye ku ijambo bya Mungu yari yavuze yuko bahawe corridor humanitaire yo gutaha. Aravuga ati ibyo ntabyo tuzi, ntabyo twifuza, abasirikare bacu bazagumaho ntabwo bazataha. Urabizi yuko abenshi bari kujya za Baraka kubera Baraka ASM 23 iragera kuri Tanganyika kiriya cyambu. Iragira ngo nabonye bari mu bice byitwa, hari ibice nabonye barimo, kanze ni byinshi ntabwo nabifashe mu mutwe ariko kandi ahantu biri mbikubwire. Hari igice bita Kamombo, abarundi barahari, Mikarati na Nyamara barahari, naho bita Karingi. Anga barimo bariyegeranya kugira ngo barebe ukuntu bamanuka aho bita Mikarati, noneho bagere Baraka. Igihe babona kurwana na ASM 23 baba batabishoboye, bahita banyura mu Tanganyika bambuka Tanganyika bajye Karemi, oya bashobora no kujya Karemi, gutasimba ibona direct. Kubera iki? Hari abasirikare bari bafite bahuye n'ibitero bikomeye bya ASM 23 bagira ikibazo cy'ihungabana, barabacyuye. Buriya bari ubona bacyuye n'abahungabanye kuko abandi barakomeje bajya za Fizi, barabavuye muri Près de Rusizi bajya za Fizi. Hari abageza Kamituga, hari n'abagiye za Baraka, hari n'abagiye za Karemi. Bari indi force yindi bazanye kugira ngo ize gusutena abo basigaye. Ubona icyo mission bafite, nibabona batsinzwe hariya muri za Minembwe na Fizi, bazamanuka Tanganyika, Baraka, bomoke Karemi, yenda abandi bahungabanye bajye Bujumbura, ariko abandi bakomeze bajya za ubwo za Katanga na za Warikari. Umuntu wavuga yuko abarundi bazava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kisekedi akiriho, ntabwo twakemera. Akiri ku butegetsi, ntabwo twakemera. Kubera iyo nyungu Kisekedi afite mwara amasezerano, no kubera inyungu Evariste afite. Nigeze mbona bamwe mu barundi bari kuyagaya Prime niyo ngabo, atumaze imyaka 13 yose uyobora igisirikare. Twagwaye igisirikare cyiza kizi kurwana, ubu ni impehe kiriruka. Twagwaye igisirikare cyiza kidakennye, ubu kirakennye. Twagwaye igisirikare kitamena amabanga, ubu kimena amabanga. Ati waraduhemukiye, wiyubakiye amazu, wubatse ama station ya essence, wakoze ibiki. Ati waradusebeje. Biri icyo bivuga nuko bari abasirikare barakorera inyungu z'abantu, abasirikare b'u Burundi barakorera inyungu z'abantu kurenza inyungu z'igihugu. Kubera ko numvise Rugabo bavuga ati twarabasabye ngo mutahe Muranga, ariko nibiba ngombwa tuzashyiramo imigeri, tuza kicking out. Uko bizagenda bizageraho banarwane. Niba kubitwa bomoke Karemi, FAFC nigira ubushobozi bwo kuhagera ikabakubita cyangwa bakayikubita bagumaho, niba kubita bomoke za Warikare nibitaba bahaguma, ari kubona ko nabo barashaka mu y'agaciro. Hari inyandiko nabonye nubwo itari authentique, ariko burya baravuga ngo
le rimeri les sources de l'information nabonye ndi kuvuga yuko Uvira, Minembwe na Karemi Uburundi bifata nk'igice cyabo oya kuva kera no c'est une zone d'influence y'Uburundi. Bona Ituri ngo Uganda ihafata nk'igice cyabo naho yego iyo ni reality na Museveni ngo yabageza bivuga yego oya ntabwo ari abo bagomba kubivuga gusa ubwabo na mbere yuko Amerika yinjira muri ibi bice muri ibi bibazo byo Kongo n'u Rwanda na AFCM byose congressman Ronnie Jackson waje mbere umunyamerika wakoze enquête bwa mbere ibyo nibo wabyemeje imbere ya Kongere rwose aragenda za raporo ati abo bantu uko ari batatu bafite akaboko aho baherereye ati Rwanda rufite akaboko kuri este ati turi Uganda ifite akaboko ati ndetse na Bujumbura ifite akaboko mu majyepfo ya Kivu ibyo ariko ibyo bisanzwe bizwi reka nkwereke nk'urugero twebwe urabona dutuye hano ku mupaka burya abanyarwanda batuye hano ku Gisenyi ku birometero 10 uvuye ku mupaka winjira mu Rwanda twese tuvuga ururimi rumwe ni kimwe nuko no kuva ku birometero kugera ku birometero 10 uvuye ku mupaka w'u Rwanda winjira muri Kongo Kinshasa nabo burya bavuga ikinyarwanda nta kibazo ariko urabona biriya bintu iyo bikomeje kuriya bituma nyine abarundi bagumamo yego abarundi baravuga ati kino gice niba tugifata nk'icyacu ntabwo tuzavamo biriya byo kuvuga ngo abarundi bavamo biragoye cyane mu gihe Gisekedi gifite ubutegetsi bazakomeza bakore biriya bitero ikintu gishoboka gutuma bavamo nuko Gisekedi ahuko declaration de principe yasinyanye na AFC 23 yayishyira mu bikorwa ndetse ni accord de Washington kandi ntabwo azabikora igihugu kibona umutekano ntabwo yabikora kubera bimwe nakubwiye byuko niba yaranze kubijyana mu nteko ishinga amategeko ni ikikugaragariza yuko atifuza kubishyira mu bikorwa azajya akomeza abona ikintu yitwaza avuga ati dore runaka niwe wanteye noneho arangize atagize icyo akora na kimwe ejo cyangwa ejo bundi ajya abona urwitwaza avuga ati inteko ishinga amategeko ariko ntabwo yigeze ibyemeza ntabwo ari amasezerano ntabwo yemejwe reka ngushimire Vincent reka dusoze nk'ucira n'umugani kugira ngo wumve ibyerekeranye na Gisekedi yuko kurekura ingoma bitoroshye aravuga ngo akaboko gafashe ku ngoma nikayirekura kiretse ugaciye uragacira iki nizere ko abatwumva inshuti za Bwiza TV uwo mugani ndi ngo turawusozerezaho akaboko ntabwo iyo kafashe ingoma ntabwo kagira amahirwe yo kupfa kuvaho kavaho gacitse ntiwagakuraho se gutya ntibibaho reka rero dusezerere ku nshuti zacu ibyo twagiye tuganiraho mushobora kugira icyo mwakongeraho mwabyongera muri commentaire asigaye tukajya duhura buri gihe twungurana ibitekerezo ndagushimiye Vincent urakoze cyane yego ngira ngo uranashimira n'abadukurikiranye nabo ndabashimiye kandi karibu commentaire like ndetse na share byaba byiza alhamdulillah umunsi mwiza rero nahejo